duherukana ushize ubwo mama Rose yari amaze gukubitwa na Judy amuziza ubusa amutuka ibitutsi byinshi bitagira ingano. Ubwo umubyeyi yarababaye cyane nuko ahita abaza Judy ati nk'ubu ngubu koko uri kunkubitira iki wa mwana we? Abana b'ubu ngubu koko mwabaye muti nta soni cyangwa inzoga waraye unyweye ziracyakurimo? Ubwo Judy ati cikaho ngaho se nyine funga umunwa wawe, ni gute utinyuka kunsubira mu kanwa uko wishakiye kandi uhagaze mu butaka bw'iwacu wa gikecuru we? None ahangaha hita utambika ibyo bibatiri byawe ngo ni ibirenge uva ahangaha utereba nabi nk'aho kwicira wa gikecuru we. Ndakwirukanye kandi ku kazi, sohoka ahangaha uhita utaha. Ubwo mama Rose ati ariko ye naho ngiye noneho ni wese wamaye aka kazi ko ari mama wawe wakampaye? Ubundi nibikiba wanyoye wa mwana we koko nawe ucuma bya bimugi bivigoma? Ubwo Judy yahise arakara cyane ati asiki ibi nibyo bituma nkomeza kwanga abakene pe, ikibazo cyanyu mwumva nabi, sohoka muri kino gipangu cyangwa se ngukorera ibishitani wa gikecuru we. Mama Rose yabitekerejeho maze arangije arivugisha mu mutima ati kano kazi ndagakeneye cyane pe, ni ngiye ugomba kugaburira abana banjye nta handi napfa kubona ubufasha, none ngo nsezera aka kazi ntibishoboka. Judy atari ko suri igipfamatwi wa gikecuru we, sohoka mu gipangu cyanjye nako mu gipangu cyacu. Yo disubwo mama Rose baramukurubanye baragenda bamujugunya hanze y'igipangu, maze ubwo n'agahinda kenshi amarira atemba ku matama birangira umukecuru agiye. Mama Rose ubwo yageze mu rugo asanga akana kabucura ka Jasmine kararyamye karembye, nuko maze ati Jasmine wabaye iki mwana wanjye? Rose asari hehe? Jasmine ati mama Rose yagiye kuri farumasi kugura imiti yanjye narembye. None se mama ko mbona usa nk'umuntu ufite ikibazo, wabaye iki? Umeze neza mama? Dore n'uyu munsi uje kare cyane urabangutse, ni ikihe kibazo cyabaye mama? Mama wa Rose ati humura ameze neza rwose mwana wanjye, buri kimwe kimeze neza wigira impungenge. Ubwo muri ako kanya hari umuntu wese ukomanga ku rugi, nuko mama wa Rose ati ndaje nkurebe. Yahise ajya kureba ukomanga atungurwa no kubona ari nyirinzu. Umugabo ubwo yaje yarakaye cyane ati amafaranga y'inzu yanjye se yabonetse? Ubu bwo rwose nta kintu uri bumbeshye pe. Mama Rose ati humura rwose nayabonye ngaho iruhutse umutima, akira amafaranga yawe wa mugabo we, iyi nzu iracyari yacu kugeza itunaniye kuyishyura. Ubwo nyirinzu yahise afata amafaranga atangira kuyabara, ari nakamwenyuramo agira ati aya mafaranga si umwayakuye hehera? Mama Rose ati ibyo se kandi byaho nayakuye nabyo byari ngombwa hari ubwo bikureba? Nkwaye amafaranga yawe rero mvira mu rugo rwanjye ugende, ndakubonye ntago mbonye. Ibyo wari unkoreye koko kandi uzi neza yuko nagize ibyago byo gupfusha umugabo? Ubwo nyirinzu yavuze icyo avuga amaze kubara amafaranga ati ehe sawa reka twizere yuko ubutaha tutazajya tugorana uzajya unyishyurira ku gihe. Mama Rose ati sawa ngaho agenda ugire umunsi mwiza. Umugabo ahita agenda. Ubwo tugarutse mu rugo rw'abakire kwa Judy bumvishe ukomanga mama Judy ati yewe ukomanga. Ubwo wakomangaga yarinjiye maze mama Judy amubonye itatungurwa cyane ati mana yanjye Nancy ni wowe? Mbega surprise, iminsi myinshi tudaherukana, amakuru yawe Nancy? Nancy ati ndaho rwose akabi naho kajya, sindapfa rwose ndacyahumeka, ahubwo si we amakuru yawe? Mama Judy ati nanjye rwose ndaho pe, derukana kera tukiga high school, ubu se usigaye ukora iki Nancy? Mperuka kumbwira ngo wimukiye mu Bwongereza we n'umugabo wawe, ahubwo se amakuru y'umugabo wawe? Nancy ati yo ese ntabwo wabimenye? Amaze imyaka 3 umugabo wanjye apfuye rwose, ubu ngubu ndumupfakazi. Mama Judy ati yo mwihangane disi, reka twicare tureke kuganira duhagaze. Ubwo bose bajya kwicara baranamwakira, nuko kandi bakomeza kuganira. Nancy ati umugabo wanjye nyine yaje kurwara cyane birangira yitabye Imana. Ubwo rero nahise nigarukira mu Rwanda n'umuhungu wanjye yansigiye, ubu ngubu tumaze ibyumweru 2 nanga mu Rwanda. Mama Judy ati uravuga wa muhungu wawe se Pierre? Amakuru ya Pierre se di? Nancy ati umuhungu wanjye Pierre rwose ameze neza, ari hafi gufungura kampani ye mu mujyi wa Kigali. Mama Judy ati wow nukuri ndabyishimiye pe, ndamwibuka neza rwose kera kiri umwana yakoranye n'umukobwa wanjye Judy, ubanza baranakinanaga iby'abana.
ubwo bahise baturika baraseka maze Nancy ati uravuga se wa mukobwa wawe Judy? Ndamwibuka disa akiri umwana yajyaga agira isoni nyinshi cyane, yabaga areba hasi buri gihe. Ahubwo se ubu ngubu ameze gute? Judy wese asigaye akora iki muri ino minsi? Mama Judy ati araho da, ntago arabona akazi, yarangije kaminuza muri Oxford University umwaka ushize, aracyashakisha ngo arebe yuko yabona akazi. Ahubwo se buriya nawe ukwiye kuzagaruka kudusura uri kumwe na Pierre umuhungu wawe, bakongera bakiyibutsa ibihe byabo bya kera di, wanasanga rigari n'ikintu kivuyemo dore bamaze gukura. Ubwo Nancy ati yego rwose niko bimeze, tuzagarukana rwose ubutaha, gusa mfite amatsiko yo kongera kubona Judy. Ubwo mama Judy ati yego disi, ahubwo se nkibyibuka uracyakoresha nimero yawe ya kera cyangwa warayihinduye aho ugereye intanga mu Rwanda? Nancy ati yego rwose ubu ngubu niyo nkoresha sinahindura, naraje nsanga mu Rwanda mugeze kuri nimero ya 079, kandi urumva njyewe nari mfite simukadi y'83. Iriya nimero rero sinayireka kubera yuko ndayikunda nayo sinongera ndayifata. Ahubwo se buri ejo bikunze wagira ngo sinaza kugusura nzanye na Pierre wanjye Judy uze kumubwira nawe ko byaba byiza aramutse ahari. Ejo nzashaka ukuntu nzana na Pierre kubasura, nuko tuganire neza n'abana bamenyane. Ubwo sinanatinda rero kubera ko nzagaruka, reka mite ngenda ubwo nahejo. Mama Judy ubwo yaramushimiye maze ati urakoze nukuri kuza kunsura, reka nze nkuherekeze. Ahita amuherekeza. Tugarutse kandi ubwo mu muhanda hari imodoka nziza cyane ibiri kwirukanka cyane ku muvuduko wo hejuru. Ubwo kandi umuntu wari uyitwaye yari yarangaye agiye kugonga umukobwa uri kwigendera, ahita amufungiraho amaferi neza abura gato kugira ngo amugonge. Nyagasani, ako kanya wari utwaye imodoka yese yisohokamo aza kureba niba uwo mukobwa nta kintu abaye. Umukobwa mu guhindukira disi yari Roza, wari waje kugura imiti ya Jasmine kuri farumasi. Ubwo umusore afite ubwoba bwinshi ati muko ntacyo ubaye, umeze neza? Ubwo umukobwa n'umusore bagihuza amaso, bose bahise bacicika barakomeza bararebana cyane. Umusore ukabona yuko afite uyu mukobwa impuhwe nyinshi, mbese ubona yuko adafite ya myirato y'abakire benshi baba barimo barabwira abanyamaguru nabi bari bagiye kugonga. Ubwo bararebanye, umukobwa yibagirwa n'ikibazo umusore yari amubajije niba nta kintu amugize. Hashize akanya umukobwa agarura ibitekerezo ati oya ntacyo mbaye. Umusore ati unyihanganire ndimo kwihuta cyane ndarangara, shiduka nari nkugonze, byibuze sumeze neza, urumva nta kibazo ufite ku buryo tutajya kwa muganga? Umukobwa ati humura rwose imeze neza, ahubwo reka ngende. Gusa akomeza kwitegereza umusore cyane. Umusore nawe gukura amaso kuri Roza biranga. Roza ubwo yahise agenda. Umusore ati basi se urambabariye ko nari nkugonze nabishaka? Ubwo Roza ntiyamusubiza, ariko umusore asigara yivugisha ati ngo iki bibaho se ko muri uyu mujyi wa Kigali ushobora kubona umukobwa ufite umutima mwiza nk'uyu nguyu nari ngonze ariko ntambwire nabi? Abandi baba bashaka rwose gutongana ngo ubahe n'amafaranga. Uyu mukobwa atandukanye n'abandi bakobwa benshi nzi muri Kigali. Ubwo umusore w'umukire yibagiwe naho yari agiye maze aguma hanze y'imodoka ye nziza, ibitekerezo byose byimukira kuri uwo mukobwa Roza. Tugarutse mu rugo rw'abakire kwa Judy, umukobwa Judy yari yongeye kunywa inzoga nyinshi cyane yasinze. Mama we yarakaye cyane atari ko mana y'isi n'ijuru koko niko Judy wongeye nanone koko kongera kunywa inzoga? Ariko ubundi ugira ubwonko bwibutsa, ejo bundi sinakubujije kunywa inzoga ugataha wabaye ibyatsi? Umukobwa ati mama ubundi mfiteho ikihe kibazo wowe? Simba nazigure amafaranga yanjye, ubundi ngiye sindi mukuru? Mama we wari warakaye cyane ati cicika ngaho se nyine nta jambo nari mufite ryo kuvuga, narakwiyanangirije bihagije ariko ntabwo ujya wumva. Ubu kwere wongeye kunywa inzoga? Ibi sinshobora gukomeza kubyihanganira rwose Judy, oya pe. Judy ati mama nanjye nakubwiye kenshi ko ngiye nakiri umwana ubwira ibyo wishakiye, maze gukura ngomba gukora n'ibyo nshaka mama. Nyagasani mama wati cicika ngaho se nyine uravuga iki? Ukwiye guhinduka wa mukobwa we, urumva ukuntu burimo kuvugira hejuru umbwira nabi nkaho nari nyoko? Ubwo Judy asubiza mama wati ngiye nshaka kubaho ubuzima bwanjye mama, ntago nyiri umwana wo kubwiriza icyo gukora no kwirirwa mu rugo nkaho ngiye ndi ingufuri cyangwa urugi, ngomba kujya nsohokana n'abandi bashuti banjye tukanezerwa. Nyagasani mama Judy ati birahagije,
noneho kugira ngo ubone yuko nari gukina nawe uzongere ubigeragezeho rimwe wongere unywe inzoga niyo ryaba ari icupa rimwe gusa. Tuzareba hagati yanjye nawe nyir'urugo n'indi. Ubwo Jude ati sawa naribi tuzabireba mama tuzabireba. Hanyuma ikindi kintu ukwiye kumenya noneho nuko njyewe nirukanye cya gikecuru cyawe cy'igikozi. Sinkunda akamenyero njye mama, sinkunda akamenyero kandi cyamenyereye. Nyagasani mama yitagwa mu kantu maze ati uvuze ngo iki? Uvuze ngo iki Jude? Kuki wirukanye uriya mubyeyi koko? Yari umukozi mwiza cyane uriya mubyeyi. Ikindi kandi yari akeneye kano kazi cyane. Ubwo ubuzima ari gucamo. Uriya mubyeyi afite agahinda gakabije k'ubuzima bubi arimo gucamo bw'ubukene ndetse kandi aherutse no gupfusha umugabo we. Ntabwo ari ukwiye kuba wamwirukanye pe. Jude ati nagende. Yansuzuguye kandi njye sinkunda agasuzuguro mu rugo rwanjye nako mu rugo rwacu. Ikindi kandi uriya mukecuru ni umukene. Njye sinkunda abakene mama, sinkunda abakene kuko ubukene n'ubukire birazirana. Hari igihe twazisanga byihuje ubukire n'ubukene byabaye inshuti bikarangira natwe dukennye. Niba ushaka umukozi genda ushaka umukozi mwiza uri ku micyo ufite na za nyashi nkanjye, ufite na fresheri, apana ibikecuru bigenzi byawe. Nyagasani mama Jude ati iki gikobwa ubundi ninde wakiroze koko? Ihute se nyine ujye mu cyumba cyawe ntakumena icyo gitwi. Urareba genda ureke no gukomeza kuntukira izo nzoga zawe kuko nukomeza kuncyogoza ndagukubita wa mukobwa we. Ihute se jya mu cyumba cyawe nyine. Ubwo tugarutse kuri rwa rugo rw'abakene kwa Roza. Roza yazaniye imiti Jasmine nuko akana gati wakoze cyane mukuru wanjye, imiti nayinyweye rwose ubu ngubu ndumva ameze neza. Ubwo kandi mama wabo aba arimo akora amasuku mu nzu nuko Roza ati wow, nishimiye kumva ko umeze neza rwose Jasmine mwiza, rero ukeneye kuryama ukaruhuka. Jasmine ati sawa mukuru wanjye, ijoro ry'Imana ikurinde, uri umuntu mwiza mu isi yose, uri marayika Imana yanyohereje rwose kugira ngo umbere aho papa wanjye atari. Ndagushimira cyane rwose Roza, Imana iguhe umugisha we na mama. Bose byarabarenze disi nuko akana gahita kiryamira. Ubwo umwana amaze kuryama no gusinzira, Roza yegera mama we maze batangira kuganira ati mama umeze neza ko mbona uri kureba nk'umuntu uhangayitse mama. Mama Roza ati Roza mfura yanjye, hari ikintu nifuza kukubwira. Roza ati nguteze amatwi mama mbwira. Ni ikihe kibazo cyabayeho? Ndibaza inzu yo wamaze kuyishyura. Ikindi kibazo gihari ni ikihe? Mama Roza ati inzu nayishyuye rwose nta kibazo, gusa nyine akazi ntago nkigafite bahise banyirukana. Nyagasani Roza ati byagenze gute se kandi mama? Wakoze iki ku buryo bahise bakwirukana koko kano kanya? Mama Roza ati ni umukobwa wa mabuja wabikoze kuko ni umwana mubi cyane w'umugome rwose, yanyirukanye nta n'impamvu pe, kwa kundi ubudashaka umuntu nyine. Ni umukobwa unyanga cyane, unuka ibintu bibi cyane ngo ndi igikecuru cy'ikirozi, ngo ndi umukene, ngo mbyibushye nk'udatekereza, mbese nyine ibintu bibi byose arabinuka uwo mukobwa. Ikirenze kuri ibyo rero yatinyutsa nkubita iki ku matama sha. Mabuja ntago yari ahari, ubwo nako kandi yahise anyirukana. Birumvikana nyine nabanje kubanza kubyanga, ariko binangira nsohoye nabanjugunya hanze y'igipangu nditahira. Nabonaga asa nka shitani, uriya mukobwa yanagutwikira mu nzu uri muzima. Ubwo rero ubu ngubu nta kazi mfite Roza, sinzi ibirakurikiraho. Nyagasani Roza ubwo yarababaye cyane maze ati ni gute koko uwo mukobwa yatinyutse kuba yagukorera ibintu nk'ibyo ngibyo? Njye nshaka kuvugana nawe, nta soni kuko atinyuke. Umukobwa disi umujinya waramwishe maze ati ibi sinshobora kubyihanganira, umva nihanganiye byinshi pe, ariko ibi ngibi ntabwo nabyihanganira mama. Ejo tugomba gusubira nayo ansobanurira ukuntu umuntu nubaha mu buzima bwanjye, umuntu wamaye ubuzima atinyuka kuba yagukubita. Ubwo akivuga gutyo mama Roza ahita afatwa n'iserera maze agatangira kuzungera. Nuko umukobwa ati mama ubaye iki se kandi? Mama Roza ati sinzi ikibazo ngize mwana wanjye, ndumva umubiri wanjye wagira ngo mfashwe n'amashanyarazi, isereri ndumva ari nyinshi cyane Roza, ntabwo meze neza pe. Nyagasani ubwo umubyeyi yahise atangira kugarura ibyo yari yariye maze Roza ubwabo buramwica
nuko ako kanya mama Roza yahise yikubita hasi maze atangira kubura umwuka wo guhumeka, neza neza nka kwa kundi papa wabo yapfuye. Ubwo ako kanya twagiye tubona ese ujya wizera yuko Imana ikora? Hanyuma se ujya wibaza niba amasengesho dusenga Imana ijya yumva? Waba se warigeze nko gusenga hanyuma ariko wategereza ibyo wasengeye ukabona byaratinze? Udacikwa na episode ya 5 ikurikira kuri ino nkuru. Byinshi ku bibazo wibaza muri kano kanya uraza kubisubizwa muri episode ikurikira. Hanyuma ku bantu bakomeje kunsaba kongera iminota, nkomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo iminota ibe myinshi. Mwihangane vuba bidateze rwose, ndaza kubisubiza ku murongo mwongere mubone iminota myinshi ihagije. Murabizi ko nkora ibishoboka byose ku bwanyu, n'ubu ngubu ndimo nakora ibishoboka byose kugira ngo inkuru yanyu rwose ibe ndende. Mwihangane kandi murabizi yuko mbakunda cyane, simubizi? Ngaho nimureke duhure muri comment duhana ibitekerezo, maze nanjye mbategure episode ikurikiraho. Ndagerageza kugira ngo byibuze iminota izaba ari myinshi. Hanyuma ndabakunda cyane, Imana ibampere umugisha.